Bismillahirrahmanirrahim. Inshuti bavandimwe bakunze b'amateka, muhawe ikaze kuri izi nyigisho zigaruka ku mateka y'umugore udasanzwe, umugore w'icyitegererezo, umugore Imana Nyagasani yahaye umwihariko udasanzwe, umugore wavuzwe cyane mu gitabo cy'Imana gitagatifu Quran kurusha abandi bagore bose. Uwo mugore nta wundi ni Mariyamu cyangwa se Mariya binti Imran alayhi salam. Mariya uvuga ku babyeyi be, ise yitwaga Imurani, hanyuma nyina akitwa Amina, bose Imana ibishimire. Bavandimwe, iyi si inkuru isanzwe, ahubwo ni inkuru yerekana ukuntu Allah subhanahu wa ta'ala asubiza isengesho mu buryo butandukanye n'uko twari twasabye, cyangwa se mu buryo butandukanye n'ubwo dusaba, ndetse n'ukuntu icyubahiro cy'umuntu kiva mu kwemera kwe, n'uko Allah Nyagasani arengera abamwiringira, niyo kabone n'iyo abantu baba babarwanya, icyo gihe Imana Nyagasani iba iri mu ruhande rw'abayiringira. Nshuti bavandimwe rero, nimuze ngwino wumve inkuru ya Mariyamu, Imana imwishimire, inkuru itwigisha ukwemera kwa nyako, inkuru idusaba kwihangana, inkuru idusaba gushikama no gukomeza kugendera munsi y'amategeko ya Nyagasani Imana, umuremyi w'ibiremwa byose. Wowe rero ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, kora subscribe ndetse ukore no kunzogera, kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'amateka bijye bikugeraho buri uko tubishyizeho. Namwe dusanganywe, mukore like, share ndetse musige n'ibitekerezo byanyu muri komenti, kugira ngo tubukomeze kurushaho gukosora ibitagenda neza. Bityo rero bavandimwe, muhaye ikaze kuri YouTube channel yanyu nk'uko bisanzwe Abubadawa. Ikiganiro cy'amateka murakigezwaho n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakar. Nshuti bavandimwe, uyu munsi tuje gusubiza ikibazo cy'umuvandimwe. Umuvandimwe wacu yaravuze ati, abayisilamu ndabakunda ariko ntago nabajyamo kubera ko ntago bemera Yesu na Mariya. Niko bigishijwe ngo abayisilamu ntago bemera Yesu, nta nubwo bemera Mariya. Mu kumva icyo kibazo umuvandimwe yari afite, nibwo twafashe initiative yo kuvuga ngo reka dutegure neza inkuru y'amateka ya Mariya. Benshi bibeshya ko iboneka muri Bibiliya gusa, ariko ntibamenye ko ahubwo Quran ari ibitse amateka ye kurenza na Bibiliya. Dutangira rero, turahera ku mubyeyi wa Mariya, Imurani, n'isezerano ryo gusaba Imana Nyagasani umwana w'umuhungu mbere y'uko Mariya avuka. Quran itubwira amateka y'umuryango we neza. Imurani rero yari umuntu w'umugabo w'umutima wubaha Imana, ariko akaba yari yarabuze urubyaro, akaba yarashaje nta rubyaro afite, nuko aratakamba asaba Imana ko yamuha umwana w'umuhungu. Imurani yari umuntu w'umugabo, Imurani yari umugabo w'umutima wubaha Imana, wifuje umwana w'umuhungu akazakorera Imana Nyagasani mu nzu y'Imana mu musigiti mutagatifu uri Yerusalemu, nk'uko bishimangirwa na surati Imran aya ya 33. Imana iravuga iti, إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ngo mu by'ukuri Allah Nyagasani umuremyi w'amajuru n'isi
yatoranyije Adamu, Nowa, umuryango wa Aburahamu ndetse n'umuryango wa Imurani ari we se wa Mariya, abarutisha ibiremwa byose mu gihe cyabo. Nisubiremo ngo mu by'ukuri Allah Imana Nyagasani yatoranyije Adamu, Nowa, umuryango wa Aburahamu ndetse n'umuryango wa Imurani, abarutisha ibiremwa byose byo mu gihe cyabo. Dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Yamaze kubarutisha ibiremwa byose mu gihe cyabo, Imana ikomeza avuga iti izo ntumwa ni urubyaro rukomoka ku rundi. Izo ntumwa ni urubyaro rukomoka ku rundi, kandi Allah ni uwumva bihebuje, umumenyi uhebuje. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Imana ikomeza ivuga iti ibuka yewe Muhammad. Aha Imana iri kutwibutsa inkuru y'uyu mugabo ngo ibuka yewe Muhammadi, ubwo umugore wa Imurani ari we nyina wa Mariya yavugaga ati nyagasani wanjye, mu by'ukuri nshyizeho umugambi wo kukwegurira uwo nkwite ngo azabe umukozi w'ingoro yawe y'i Yerusalemu. Imana iti ibuka yewe Muhammadi, ubwo umugore wa Imurani yavugaga ati nyagasani wanjye, mu by'ukuri nshyizeho umugambi wo kukwegurira umwana ntwite ngo azabe umukozi w'ingoro yawe y'i Yerusalemu, bityo binyakirire. Umubyeyi yaragusaba Imana ko yamuha umwana w'umuhungu akazaba umukozi w'Imana mu nzu y'Imana iri i Yerusalemu, ngo bityo bimana nyagasani binyakirire. Mu by'ukuri ni wowe uwumva bihebuje, umumenyi uhebuje. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. Amaze gusaba Imana ko yamwakirira ubusabe, ngo nuko amaze kumwibaruka, ubwo tugeze kuri surati Imurani aya 36, Imana iravuga iti nuko amaze kumwibaruka aravuga ati nyagasani wanjye, mu by'ukuri nagusabye umwana w'umuhungu, none dore nibarutse umwana w'umukobwa. Ati nuko amaze kumwibaruka aravuga ati nyagasani wanjye, mu by'ukuri nibarutse umwana w'umukobwa kandi naragusabye umwana w'umuhungu. Nyamara Allah nyagasani yari azi neza icyo yibarutse, ngo kandi umuhungu si nk'umukobwa, ngo kandi mu by'ukuri namwise Mariya. Umubyeyi yaravuze ati mu by'ukuri ngo nagusabye umwana w'umuhungu none umpaye umukobwa, ngo kandi umuhungu ntabwo ari kimwe n'umuhungu, ngo kandi mu by'ukuri uyu mwana umpaye rwose mwise Mariyamu. Mariya ari we bisobanura mutuye Imana, ngo rwose ndamukuragije n'urubyaro rwe ngo ubarinde shitani wavumwe. Murumva ababyeyi bazi gusabira abana bavandimwe, abyaye umwana n'umunaniro mwinshi, ariko yibutse gusaba Imana ati rwose nubwo nanagusabye ko wazamo umwana w'umuhungu ukaba umpaye umukobwa, nta kibazo rwose ndamwakire kandi mwise Mariyamu, ari byo mutuye Imana.
ngo rwose ndamukuragije we n'urubyaro rwe. Ntabwo yafashe Mariya ngo amuragize Imana gusa, ahubwo yaragije Imana n'urubyaro ruzaturuka kuri Mariya, ngo ubarinde shitani wavumwe. Bavandimwe rero, mu muco wo muri icyo gihe, Imurani na Amina aribo babyeyi ba Mariya bari biteze ko Imana ibaha umwana w'umuhungu nk'uko bari bayisabye, kuko abahungu aribo bakoraga imirimo y'Imana mu musigiti. Niyo mpamvu basabye Imana ko yabaha umwana w'umuhungu, ariko Imana Nyagasani Allah ahitamo kumuha umwana w'umukobwa ariwe Mariya alayhi salamu. Ahitamo kubahereza umwana w'umukobwa ariwe Mariya, amahoro y'Imana amusakareho. Icyari gitegerejwe rero nk'ikintu gito, Allah akigira ikintu gikomeye kurusha. Imurani alayhi salamu yasabye Imana, bavandimwe, ko yamuha umwana umwe w'umuhungu, ariko Imana Nyagasani imuha Mariya, hanyuma imuha Isa ibn Maryam alayhi salamu. Allah yamuhaye Mariya, hanyuma amuha na Yesu, amahoro y'Imana amusakareho, binyuze kuri Mariya. Isomo rikomeye rero riri muri iyi nkuru nuko Allah subhanahu wa ta'ala ntajya asubiza isengesho nk'uko twe twasabye cyangwa se uko tubyifuza. Ntabwo Imana ijya idusubiza mu busabe bwacu ngo isubize nk'uko twe tubishaka, ahubwo yo idusubizayo uko ibishaka. Ahubwo Nyagasani adusubiza nk'uko azi ejo hacu hazaza, kubera ko ushobora gusaba ikintu uyu munsi ntukibone, ariko cya kintu wasabye Imana kikazatungwa n'umwana wawe cyangwa se n'umwuzukuru wawe. Imana niyigena, niyitanga, tujye tubyakira gutyo bavandimwe. Kurera Mariyamu rero no kurindwa n'Imana. Mariya amaze kuvuka ari umukobwa, bamwise Mutuyimana, ariko mu kumubyara nta bushobozi bari bafite bwo kumwitaho. Ntabwo ari ubw'umutungo, ahubwo nyina arakecuye cyane, ntabwo yashobora kumwonsa, yewe na se ntiyashobora kumwitaho. Allah rero yakiriye isezerano, Mariyamu arerwa mu isuku n'ubutungane bwo kubaha Imana Nyagasani. Kurera Mariyamu no kurindwa n'Imana, Imana Nyagasani yakiriye isezerano, yatanze isezerano kuri Imurani na Amina, nuko Mariyamu arerwa mu isuku n'ubutungane bwo kumva no kubaha amategeko y'Imana, ashyirwa mu maboko meza y'intumwa y'Imana Zakariya alayhi salamu, nk'uko tubisanga muri surati Imurani aya 37. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. nuko Nyagasani we Amina amaze gusaba Imana ngo izarinde Mariya shitani wavumwe ndetse n'abazamuturukaho, ngo nuko Nyagasani we amwakirira ubusabe neza, amukuza mu burere bwiza, kandi agena ko azarerwa na Zakariya. Ngo buri uko Zakariya yinjiraga aho Mariya yari ari mu rusengero cyangwa umusigiti Yerusalemu, umusigiti yasengeragamo, Zakariya asangaga Mariya afite amafunguro meza, akamubaza ati yewe Mariya, ibi ubikura he? Ibyo kurya byiza nk'ibi ubikura he? Nuko Mariya akavuga ati ibi bituruka kwa Allah Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose. Mu by'ukuri Allah aha amafunguro uwo ashaka nta kugera. Mariya ukuntu yakuze mu buzima bwiza ndetse n'isuku, Mariya ntabwo yaryaga ibyo kurya byano kuri isi bavandimwe,
iki nacyo ni igitangaza Korani ivuga kuri Mariya Bibiliya n'ibindi bitabo bitagaragaza. Mariya ntabwo yaryaga ibyo kurya byo ku isi, ahubwo yaryaga ibiryo bivuye mu ijuru kwa Nyagasani we. Kuva mu bwana bwe yaryaga ibiryo bivuye kwa Nyagasani we. Zakariya akamuzanira ibiryo ngo arye, ariko uko aje agasanga afite amafunguro meza, akamubaza ati ibi ngibi bituruka he, wabikuye he? Nuko Mariya akamusubiza ati ibi biribwa aya mafunguro meza araturuka kwa Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose, ati mu by'ukuri Imana iha amafunguro uwo ishaka kandi ikamuha nta kugera. Bavandimwe rero, ibi byari ikimenyetso cy'uko Mariya yari mu burinzi bw'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Icyubahiro rero Mariya yahawe n'Imana Nyagasani. Nyuma y'uko tubona imibereho ya Mariya, nyuma y'uko tubonye uko ivuka rye n'ubusabe bw'ababyeyi be, ese ni ikihe cyubahiro Mariya yahawe na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala? Twihuse rero turasoma surati Al-Imran aya 42. Imana iravuga iti وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Imana iravuga iti unibuke ubwo abamarayika bavugaga bati yewe Mariyamu, mu by'ukuri Allah Nyagasani yaragutoranyije ngo umugandukire, arakweza anakurutisha abagore bo mu isi mu gihe cyawe. Iki ni icyubahiro Imana Nyagasani yagaragaje kuri Mariya, imuha icyubahiro iramweza. Ati unibuke ubwo abamarayika bavugaga bati yewe Mariyamu, mu by'ukuri Imana Nyagasani yaragutoranyije ngo uyigandukire, irakweza inakurutisha abagore bo mu isi yose bo mu gihe cyawe. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Yewe Mariyamu, ibombarike kuri Nyagasani wawe, wubame ndetse ununame usenga Allah umuremyi w'ibiremwa byose hamwe n'abunama. Bavandimwe rero, murumva ko nta wundi mugore wigeze abwirwa amagambo meza, amagambo matagatifu nk'aya muri Korani uretse Mariyamu, amahoro y'Imana musakero. Bavandimwe, Mariya yabaye ikimenyetso cy'icyubahiro cy'umugore w'icyitegererezo muri Isilamu. Abavuga rero ko Isilamu itavuga Mariya, ngira ngo hano rwose mushize mu mazwamatsiko yuko Mariya yabaye ikimenyetso cy'icyubahiro cy'umugore w'icyitegererezo. Mu idini ya Isilamu, Mariya afatwa nk'umugore w'icyitegererezo. Bavandimwe, ntabwo nawe yahejwe. Mariya rero amaze kuba umwangavu, yaje kubonekerwa na marayika Jibril cyangwa marayika Gaburiyeli, amahoro y'Imana musakareho, nk'uko tubisanga muri surati Mariyamu aya 16. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Imana iravuga iti babwire inkuru ya Mariyamu mu gitabo gitagatifu cya Korani, yewe Muhammadi, ubwo Mariya yitaruraga umuryango we akajya ahagana iburasirazuba. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Maze agashyira urusika hagati ye nabo, nuko amaze gushyira urusika hagati ye nabo, tumwoherereza roho wacu marayika Gaburiyeli amwiyereka mu ishusho ry'umugabo uteye neza. Marayika ntabwo ari kwiyereka Mariya nka marayika kuko yari kugira ikibazo. Marayika ntabwo wamubona,
nuko ro marayika amwiyereka yamuziye mu ishusho y'umugabo uteye neza. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Mariya akibona uwo mugabo aravuga ati mu by'ukuri niragije Nyagasani Nyirimpuhwe, nikinze kuri Nyagasani we Nyirimpuhwe ngo andinde ikibi cyaguturukaho, niba koko utinya Imana ntunyegere. Hano mbibutse ko Mariya nta wundi mugabo yabonaga uretse Zakariya wamureraga wenyine. Yagize igihunga rero ubwo yabonaga marayika, ubwo yabonaga umugabo amuziye atazi ko ari marayika, aravuga ati mu by'ukuri niragije Nyagasani Nyirimpuhwe ngo andinde ikibi icyo ari cyo cyose cyaguturukaho, niba koko utinya Imana ntunyegere. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Akimara Mariya amaze kwikinga ku Mana, marayika yahise aravuga ati mu by'ukuri ntugire ubwoba, njye ndi intumwa ya Nyagasani wawe ije kuguha inkuru nziza y'impano y'umwana w'umuhungu ari we Yesu wejejwe ibyaha. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. ngo Mariya aravuga ati ni gute nagira umuhungu kandi nta mugabo nigeze, ndetse nkaba ntarigeze niyandarika. Marayika amaze kubwira ko aje kumuha inkuru nziza y'impano y'umwana w'umuhungu wejejwe ibyaha, Mariyamu yahise avuga ati ese ni gute nagira umuhungu kandi nta mugabo nigeze, ndetse nkaba ntarigeze naniyandarika. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Marayika aramubwira ati uko niko bizagenda, Nyagasani wawe aravuze ati ibyo kuri njye biroroshye. Yesu turashaka kumugira ikimenyetso ku bantu kigaragaza ubushobozi bwacu ndetse n'impuhwe ziduturutseho, ngo kandi iryo ni iteka ryamaze gucibwa kwa Nyagasani, nta mpamvu yo kubidisikasingaho, ni itegeko ryamaze kurangira, ni itegeko ryamaze kwemezwa kwa Nyagasani. Mariya rero nta kindi ari gukora uretse kwakira igeno ry'Imana, kuko nta kindi ari kubikora bavandimwe. Igitangaza rero cyo gutwita no kubyara, surati Al-Imran aya ya 46, nuko Imana ikomeza ibwira Mariya iti ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ati uwo mwana azavugisha abantu mu buhinja no mu bukwerere, ngo kandi azaba umwe mu ntungane, azaba umwe mu bagaragu beza ba Nyagasani we. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. aravuga ati Nyagasani wanjye, ese ni gute nagira umwana kandi nta mugabo wigeze ankoraho? Ni gute nagira umwana koko nta mugabo wigeze ankoraho?
kandi uko ni ibintu byumvikanaga. Tuzi ko abantu babyara cyangwa se bororoka ari uko habayeho guhura k'umugabo n'umugore. Mariya anabwiwe ko azabyara, ntarashaka, ni muto kandi yari akiri na muto, yari afite imyaka 11. Aravuga ati nyagasani wanjye, ni gute nagira umwana kandi nta mugabo wigeze ankoraho? Marayika aramubwira ati uko niko bimeze, Imana nyagasani Allah arema icyo ashaka n'igihe ashakiye. Iyo aciye iteka ry'ikintu mu by'ukuri arakibwira ati ba, hanyuma kikaba. Aravuga ngo ba, hanyuma kikaba. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Ngo kandi Allah azamwigisha igitabo, ubushishozi ndetse na Taurati, igitabo cyahawe Musa, ndetse n'ivanjiri. Allah azamwigisha uwo mwana, Imana izamwigisha igitabo, imuhe ubushishozi, imuhe ubumenyi ku gitabo cya Taura cyahawe Musa ndetse n'ivanjiri. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Marayika akomeza avuga ati ngo kandi azanaba intumwa kuri bene Isirayeli. Yesu azaba intumwa kuri bene Isirayeli, ababwire ati hano bavandimwe, harabibeshya ko ubutumwa bwa Yesu, amahoro y'Imana musakareho, ari ubutumwa bwahawe abatuye isi yose, ariko ntabwo ari ukuri. Nk'uko Korani bivuze ngo azanaba intumwa kuri bene Isirayeli, na Bibiliya irabivuga, urabisanga muri Matayo 10:5, aho Yesu avuga ngo atuma abigishwa be 12 ati nimujye kwigisha intama zazimiye za Isirayeli. Ubutumwa bwa Yesu rero n'ubwo abayisirayeli gusa, ntabwo ari ubw'undore wese. Ngo azanaba intumwa kuri bene Isirayeli, anababwira ati mu by'ukuri njye mbazaniye, yemwe bana ba Isirayeli, mu by'ukuri njye mbazaniye igitangaza giturutse kwa nyagasani wanyu. Ndababumbira mu ibumba ikimeze nk'inyoni, ngihuhemo maze gihinduke inyoni ku bushobozi bwa nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ndakiza uwavukanye ubumuga bwo kutabona, umubembe nzure abapfuye mbishobojwe na nyagasani Allah, ndetse mbabwire ibyo mwariye n'ibyo muhunitse mu ngo zanyu. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso kuri mwe, niba koko muri abemera. Bavandimwe rero, Mariya atwita icyo gihe atwita atigeze gukora icyaha, ibintu byerekana ko Yesu, amahoro y'Imana musakareho, ari ikiremwa cy'Imana nyagasani. Mariya atwita atigeze gukora icyaha cyangwa se atigeze abonana n'umugabo. Ibyo byabaye, ibyo bishimangira ko Yesu, amahoro y'Imana musakareho, ari ikiremwa cya Allah, ari intumwa y'Imana, atari Imana, kubera ko ni ikiremwa. Marayika yatumwe n'Imana aza kubwira Mariya ko azabyara ku bushobozi bw'Imana. Yesu rero Yesu ni ikiremwa cy'Imana, ntabwo ari Imana.
ni ikiremwa cy'Imana, akaba intumwa y'Imana, ariko ntabwo ari Imana, ndetse nta nubwo ari umwana w'Imana nk'uko bamwe babivuga. Mariya rero mu gutwita kwe, igihe cyaje gusohora cyo kubyara, kubabara kwa Mariya no gufashwa n'Imana mu gihe cyo kubyara Yesu, Imana bombi ibishimire, turabisanga muri surati Mariyamu aya 22. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ngo nuko Mariya aramutwita, atwita Yesu, maze amwitarurana kure y'abantu. Ngira ngo ikiganiro twagikozeho, ushaka ibisobanuro birambuye turagipininga, urakibona nta kibazo. Ngo nuko Mariya aramutwita, atwita Yesu, maze amwitarurana kure y'abantu. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ngo nuko ageze igihe cyo kubyara, ibise biramufata, yiyegamiza igiti cy'umutende. Nuko Mariya aravuga ati, mbega ububabare ay'Inyagasani, mbega ububabare ngize, iyo nza kuba narapfuye mbere y'ibi, iyo nza kuba narapfuye mbere y'ibi, nkanibagirana burundu, nkaba narabaye kwibagirana kwarangiye. Aha yarababaye cyane bavandimwe, aravuga ati mbega ububabare ngize, iyo nza kuba narapfuye mbere y'ibi, iyo nza kuba narapfuye mbere y'ibi bihe, nkaba nkanibagirana burundu. Aha murumva ko yari yababaye cyane bavandimwe, kugeza ubwo yifuje ko yari kuba yarapfuye mbere y'uko abyara uriya mwana. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ngo nuko muri bwa bubabare no gutaka, yumva ijwi munsi ye rimuhamagarira riti, yewe Mariya, ntugire ubwoba, ntugire agahinda, rwose Nyagasani wawe yashyize isoko y'amazi munsi yawe. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ati unanyeganyeze igiti cy'umutende, igiti cy'imbuto, kikumanurire itende nziza, kikumanurire imbuto nziza kandi zeze zihishije, hanyuma urye. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Imana iti, maze urye unanywe kandi unishime, kubera umwana Yesu wabyaye. Hanyuma nujya mu bantu bawe, nugira umuntu ubona, uvuge uti, mu by'ukuri njye niyemeje guceceka uyu munsi kubera Imana nyirimpuhwe, bityo uyu munsi nta muntu n'umwe nza kuvugisha. Mariya, hano gato dusobanure, Mariya kubera ko yari abyaye nta mugabo afite, mu Bayisiraheli mu mategeko yo muri Tora, igihano cyari cyo kwicwa kuko yari kuba yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Nuko rero Imana iramubwira iti, mu by'ukuri nugera mu bantu bawe, uvuga uti, mu by'ukuri njye niyemeje guceceka kubera nagire Nyagasani indahiro yuko nta muntu nza kuvugisha, bityo uyu munsi nta muntu n'umwe nza kuvugisha. Aha rero bavandimwe inshuti, murumva ko Imana yamubaye hafi, iramuhumuriza, imumara agahinda, nubwo Mariya
nubwo Mariya mu kubyara yari wenyine, ariko Imana yamubaye hafi, yohereje marayika wayo kugira ngo amube hafi, amubungabunge, amufashe nk'umuntu wari mu bikomeye byo kubyara. Ni nk'uko bisanzwe rero, niyo ikigeragezo gikomeye mu buzima busanzwe, iyo duhuye n'ibigeragezo, Imana Nyagasani ntigitererana abayiringira. Ntabwo Imana igitererana abagaragu bayo, wopfa kuba uyiringira gusa, Imana ihora hafi y'abagaragu bayo, nk'uko yabaye hafi y'umugaragu wayo ariwe Mariya alayhi salam. Uko rero Mariya yageze mu bantu be ateruye umwana Yesu, Imana ibishimire bombi. Mariya yari amaze igihe kinini yaragiye, baramubuze, batekereza ko atakinabaho, nuko amaze kubyara agaruka mu bantu be ateruye umwana Yesu, nuko batangira kumushinja icyaha cy'ubusambanyi. Babonye Mariya aje ateruye umwana, bahise batangira gukeka ko, batangira kumushinja ko yakoze ubwangizi, nk'uko tubisanga muri surati Mariyamu aya ya 27. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ngo bamubonye, nuko Mariyamu agera muri bene wabo amuteruye, atera uruhinja rwe Yesu. Maze bamubonye baravuga bati, yewe Mariya, yewe Mariya, rwose wakoze amahano. Bamubonye ntabwo banezerewe nuko akiri muzima, ahubwo bahise batangira kumubwira imvugo zikakaye bati, yewe Mariyamu, rwose wakoze amahano. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Bati, yewe mushiki wa Haruna, yewe mushiki wa Aroni, so ntiyari umuntu mubi, ndetse na nyoko ntiyandarikaga. Na nyoko ntiyandarikaga. Bamaze kumubwira amagambo akarishye, amagambo akakaye, kandi mwibuke ko yagiranye na Nyagasani indahiro ko nta muntu azakuvugisha, cyane ko atabasha kuba satisfiye mu kubasobanurira aho yakuye umwana, kandi nta mugabo yabonanye nawe. Allah subhanahu wa ta'ala abwira Mariyamu kudatongana nabo, ahubwo aramubwira ati, nibakubaza ibyerekeye umwana, werekana umwana, ubatungira urutoki umwana, we abasobanurire. Ibyo birashimangirwa na surati Mariyamu aya 29. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ngo maze bamaze kumubaza impamvu naho yakuye umwana, ngo maze Mariya yerekana Yesu aho aryamye, Imana imwishimire, ngo bamwibarize. Barangije baravuga bati, ese ni gute twavugana n'uruhinja rukiri mu ngobyi ye Mariya? Mariya kubw'ibibazo byinshi bamubazaga, yatunze urutoki Yesu, Imana imwishimira aho aryamye ari agahinja, ngo ibibazo byose bifuza kumenya babimubaze. Hanyuma atunze urutoki baravuga bati, yewe Mariya, ese ni gute twavugana n'uruhinja rukiri mu ngobyi? Ni gute twavugisha umwana utarakungura? Ni gute twavugisha umwana uri ku kiriri? Surati Mariyamu aya 30. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ngo nuko Yesu aho aryamye, Imana imwishimire, aravuga ati, mu by'ukuri nge ndi umugaragu wa Nyagasani, anibudullah, mu by'ukuri nge ndi umugaragu wa Nyagasani, yamaye igitabo anangira umuhanuzi,
yampaye igitabo anangira umuhanuzi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ngo kandi yanamundagajeho imigisha aho nzaba ndi hose. Yesu ati Imana Nyagasani, nge mu by'ukuri ndi umugaragu wa Nyagasani, yampaye igitabo anangira umuhanuzi, yanamundagajeho imigisha aho nzaba ndi hose, ananegeka gukora amasengesho no gutanga amaturo igihe cyose nzaba ndiho ndi muzima. Anegeka gukora amasengesho no gutanga amaturo igihe cyose nzaba ndiho ndi muzima. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Yesu akomeza avuga ati ngo kandi Nyagasani yananegetse kumvira mama. Nyagasani yananegetse kumvira mama, ngo kandi ntiyangize umwibone umunyagitugu cyangwa se ngo angire umunyabyago, ahubwo yangize uwimigisha aho nzaba ndi hose. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Yesu ati amahoro y'Imana nabe kuri nge umunsi navutseho, umunsi nzapfiraho, ndetse n'umunsi nzazurwaho ndi muzima. Bavandimwe rero, aya magambo ya Yesu yaje arengera Mariya, asenya ibihuha by'abantu bari batangiye kumukekera ko yakoze ubwangizi. Aya magambo Yesu yavuze yaje arayo gutabara umubyeyi we. Bari batangiye gukekera ubwangizi, batangiye kumukekera gukora ibikozasoni. Yesu ubwe alayhi salam mu gitangaza gikomeye yavuze akiri uruhinja rukiri ku kiriri, nuko atabara nyina ubwo bendaga kumwica, ahubwo agaragaza ukuri kuri we ubwe. Bityo rero bavandimwe, Mariya muri Bibiliya mu ncamake, ese iyi nkuru tubonye muri Korani, uko Yesu yavutse, uko Mariya yabayeho, ese iyi nkuru yaba iboneka muri Korani, muri Bibiliya? Abayishaka bayisanga muri Luka igice cya mbere, uhereye ku murongo wa 26. Ndabasomera mu ncamake nta kibazo. Luka igice cya mbere 26 haravuga ngo mu kwezi kwa gatandatu marayika w'Imana Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yozefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Nuko marayika amusanga aho yarari, aramubwira ati ni amahoro, uhiriwe, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko Mariya ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, ngo kandi dore uzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu. Amahoro y'Imana abe kuri we. Bavandimwe rero, Bibiliya nayo murabona ko yemera ko Mariya yari umwari w'icyubahiro, umwari wiyubaha, kandi ko ivuka rya Yesu ryari igitangaza gituruka ku Mana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nawe yavuze kuri Mariyamu, aho yavuze ati hari abagore 4 bemerewe ijuru bakiri ku isi. Hari abagore 4 bavuye ku isi baremerewe ijuru. Mu gihe bari bakiri hano ku isi, Imana yari yamaze kubemerera ijuru.
intumwa y'Imana iravuga ati abagore ni abandi, ni Mariya binti Imran, Mariya umukobwa wa Imran akaba nyina wa Yesu, Asiya umugore wa Firawuni Iran, na Hadija ndetse na Fatima umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe rero murumva ko Mariya ari mu bagore bane bemereye ijuru bakiri ku isi. Yarapfuye baramushyingura, ariko n'uwo mu ijuru nk'uko Imana yarimwemereye. Bitandukane n'imvugo z'abavandimwe, aho usanga bavuga ngo hari umunsi wa somisiyo, ngo ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Babikuye he? Ese babifitiye inyandiko cyangwa gihamya? Mu gusoza rero bavandimwe, inkuru ya Mariyamu Imana imwishimire itwigisha ko Allah ashobora kuguha ikirenze icyo wasabye. Hari igihe usaba Imana ikintu ikaguhereza ibirenze ibyo wasabye, cyangwa wayisaba ikaguha ibinyuranye n'ibyo wifuzaga. Icyubahiro cy'umuntu gituruka ku kwemera no kwihangana no guca bugufi munsi y'amategeko y'Imana. Ukuri kuruta amagambo y'abantu. Bavandimwe, dusabe Imana iduhe umutima wiyoroshya kuri Nyagasani nk'uwa Mariya alayhi salam, umutima wiyeguriye Imana, umutima wihanganira ibigeragezo. Kandi dusabe Imana ko yaduha umutima w'ukwemera kutajegajega nk'uko Mariyamu ndetse n'umuhungu we Yesu alayhi salam bari bameze. Inshuti bavandimwe rero, reka amateka ya Mariya tuyasoreza aha. Dusaba Imana natwe ko yaduha kugera ikirenge mu cyabo. Wowe rero wabajije ikibazo ngo abayisilamu ntago bemera Mariya, nta nubwo bemera Yesu, ndizera neza ko ibiganiro uko ari bitatu niba warabikurikiye usobanukiwe, ndetse ukanamenya neza ko abayisilamu aribo bemera Mariya ndetse n'umuhungu we Yesu, ndetse bakabaha n'icyubahiro bakwiye kuruta uko undi muntu uwo ari we wese akibaha. Reka ngushimire wabajije ikibazo, ngushimire wowe tugeranye k'uyu munota. Niba wumva iyi nyigisho ari cyo ikunguye rwose, kora share uyigeze ku bandi mu magurupe atandukanye. Imana izaguha umugisha wo gusakaza ubumenyi. Reka duhure mu bindi biganiro rero by'ubutaha nakagaruka. Wabillahi tawfiq. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.